Umugoroba mwiza rero nshuti bakunzi ba Kedi Official ndabasuhuje kandi rwose mbahaye ikaze mwebwe mwese mwahisemo gukurikira ibiganiro byacu. Birumvikana turi ku mugoroba wa tariki 30 z'ukwezi kwa gatanu umwaka n'ibihumbi 2024 tuje kubagezaho amakuru y'ibyiriwe hano hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho nkuko mubizi rwa rugamba rw'injyana muntu, rwa rugamba rw'amagasa rurimo guhuza koalisiyo ya FRDC ndetse na M23 rugikomeje. Uyu munsi ngira ngo muraza kuba mwihangana amajwi yandi ari ruhande rwanjye bitewe naho ndi gukorera iki kiganiro. Rwose ntago ndi muri studio nkuko bisanzwe, ariko mbonye nta mpamvu yo kurara ntabagejejeho uko byiriwe hano hakurya muri province du Nord Kivu. Birumvikana ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndavuga reka nge pembeni kwanza abakunzi ba Kedi Official mbanze mbabwire uko situation imeze cyangwa se yiriwe muri axe zigiye zitandukanye. So abakunzi ba kuruga rwa Kedi Official rero mwebwe rwose amakuru uyu munsi yiriwe ari kwisukiranya, nizere ko rwose ibintu mwabyiriwemo neza cyangwa se mwariho muri buryo ki intare za Sarambwe ziriwe zihambiriza cyangwa se zikinagiza koalisiyo ya FRDC igizwe na FDLR, igizwe na Wazalendo, igizwe na Sadeke, igizwe n'icyitwa mercenaires b'abazungu. Uyu munsi Kanyabayonga nyirango mu kanya gatoya nibwo umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare na Fande Wiringoma agarutsa konfirma ko aduyi rwose yabashe kuba akimbiya cyangwa se yirukanwa muri axe cyangwa se muri uriya mujyi wa Kanyabayonga. Rero so ubundi busanzwe iyo ubaye amakuru yumvwa n'abakuruga rwa Kedi Official gusa, iki kiganiro ntabwo mba ngikoze kuko ama video ama voice note rwose mwayabonye menshi cyane avuga ku buryo situation yiriwe imeze hariya muri Kanyabayonga. Ariko kuko nzi ko hari abandi batari kuri izi mbuga zacu, niyo mpamvu nje kugira ngo mbadondoshe uko situation yiriwe imeze. Muti bimeze bite uyu munsi wa none? Koalisiyo n'ubundi yiriwe iri kumincagira ibibombe muri teritwari ya Masisi ku buryo bukomeye cyane, byaviriyemo ko M23 nayo ibasubiza, ariko ibasubije n'umujinya w'umuranduranzuzi. Ubu tuvugana itwitse imodoka yo mu bwoko bwa Brende izwi ku izina ry'igifaru. Iyi nicyo bita breaking news. Rwose ntekereza ko ngomba kuba ndi mu bambere babasha kuba bazaniye inkuru, kuko ndahamya ntashidikanya ko itari yasakara. Hanyuma koalisiyo uyu munsi muraje mwumve tumwe mu duce yasherinze ku buryo bukomeye cyane kuva mu gitondo. Abantu mwarangariye Kanyabayonga, ariko hano Sake naho uyu munsi wa none tariki 31 ntago byigeze byoroha. Muraje mwumve uburyo ki yiriwe sharinga, ariko M23 ibyikoze hariya mu bambiro muraje mu byumve. Ntago ari amakabyanguru abafite drone namwe hariya muri mu bambiro muzizamure mubaze n'abazifite muri koalisiyo, muzamure mubaze bibabayeho mu kanya mu masaha y'isa 8 zishyira saa 9. Hanyuma uretse iby'iyi nkuru ngiye kuba mbatotora cyangwa se mbahereza ku buryo burambuye, ngiye no kugaruka by'umwihariko kuri iki kiganiro mwenyewe Wiringoma abashe kuba yatangaza mu kanya gatoya akonfirma buryo Kanyabayonga bayirukanyemo umwanzi. Uretse iyi nkuru nanone ndaza kubabwira ku itangazo ry'igisirikare cya South Africa bita ngo ni SANDF mu by'ukuri itangaje ko ngo rugamba rwabahuje ku munsi w'ejo na M23 hariya muri Sake, ngo ntabwo ngo bigeze batakaza abasirikare, cyakora cyo ngo harabakomeretse bagera kuri 13. Ubu tuvugana ngo bari kwitabwaho ngo mu hopitale hariya mu mujyi wa Goma, hopitale ngo ya Sebeka. Ariko ibyo kuvuga ngo hari abasirikare ngo bapfuye ngo arawe M23 yafashe ntibabikozwe, ngizo nkomere zabo zose ngo babashe kuzevacuatinga ngo ziri mu bitaro tuvugana. Ibi nabyo rwose turaza kubigarukaho. Hanyuma nandi makuru menshi cyane bakunzi ba Kedi Official rwose ndaje nyabagezeho, ariko nkuko nabanje kwisegura nyaboneka ahantu ndi ntago ari muri studio za Kedi Official. Ndavuze nta mpamvu yo kurara ntababwiye uko imiripuko yiri imeze, niko kujya quelque part ngira ngo murumva amasahone cyangwa se amajwi ya twa dukoko
namwe muzi nyine turi ahantu nyine mu hadatuwe nagiye pembene kugira ngo rwose ijwi ribashe kubageraho neza tano kwa tano. Icyambere ni amakuru, ibindi badaye. Hanyuma munyemerere mikaze mwebwe mutwumva muri mu rw'imisozi igihumbi, yaba abatwumva muri hano mu karere ka Rubavu, rwose ndabasuhuza cyane kandi mbahaye ikaze. Mwenyewe Dr Jean Paul ndagusuhuje cyane, ariko ku rundi ruhande nsuhuza abatwumva bari muri axe ya Mbuga Ngari. Ndabizi neza ko Kedi Official naho muratwumva cyane kandi mujya mudutera kamo, yaba badusanga mu gikari, ngo murabyumva ko nabaramukije cyane. Ariko nanone munyemerere nsuhuza cyane abakunzi bakadasohoka ba Kedi Official bari hariya rwose mu mujyi wa Kigali. Birumvikana umujyi wa Kigali, za Musanze mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda, abatwumva muri mu burasirazuba iyo ngiyo za Kayonza ukagera za Rwamagana, tara muri hari Imusha, rwose wanyandikira avuga ati rwose Kedi Official hano Imusha turakumva cyane. Ariko abari mu majyepfo namwe rwose ntabwo twabarenze ingohe, muri abataramu, muri abakunzi bacu bakadasohoka, reka mbasuhuze. Hanyuma ikindi rwose ntabwo aya makuru nayakora cyangwa se nayavuga ndi njyenyine, ngiye gutumira umuvandimwe Bwana Magashi tuyinjiranemo, ubundi rwose mwumva ikintu cyitwa imiripuko yiriwe iri kubera muri iriya axe ya Masisi ndetse na Kanyabayonga. Niho ikiganiro cyacu kigiye kuba kibanda nk'uko nari maze kuba mbibabwira mu ngingo nkuru. Hanyuma rero bakunzi ba Kedi Official, reka mbabwire ko uyu munsi wa none mpereye hano muri teritwari ya Masisi, ariko ku rundi ruhande bakunzi ba Kedi Official, aduyi wa Kanyabayonga byamukomeranye. Mu gitondo mwabonye amavideo yiri basirikira yafunze imizigo, yatambitse ibirenge, yaborowinze ku buryo bukomeye. Harimo abapolisi nabo, ariko se ko renzi ko abapolisi bahunga zikiri nyabagendwa, ababo bari bagikora iki hariya? Hari umuntu waciye mu gikararanya ndikirambira ati ariko koalisiyo ifiki no guhunga no nibidomoro abadaramu bafunze ibidomoro ku mikandara, nta bibuyu bagira. Mwazabwiye Tshisekedi akabagurira ibikoresho bigezweho bya gisirikare, mukareka kujya mubungana utujerekani n'ibipipiri. So rero uyu munsi wa none bazanye indi kanuni yo kuvuga ngo niba tuvuye muri Kanyabayonga uyu muhanda werekeza Beni, kugira ngo M23 dukurikira nayo ngo ifite ibifaru, reka dusige dutemye ibiti tubitambike mu muhanda. Ubu niko bimeze. Koalisiyo yazanye abanyadushoka ariko batarabo kurwana ngo bakoreshe uko dushoka, nabo gusigara bari gutema ibiti kandi binini, ntago ari gupfa gutema uduti bahuye natwo bagasiga babigushije mu muhanda. Nuko iyo niyo strategy priva, iyo ni imwe muri tactics bari kwifashisha kugira ngo babashe kureba ko byibuze umuvuduko w'intare za Sarambwe uri ku rwego rwo hejuru muri iriya axe utabagiraho ingaruka. Bakoze ba Kedi Official rero ntago byoroshye, amakuru ntabwo nari kuyararana pe. So rero reka mbabwire ko mwabantu mwe, koalisiyo yasherinze ku buryo bukomeye cyane, aho bita Sake isheringa, aho bita mu Kimoka isheringa, ndetse n'aho bita Mushaki. Tunu duce barashe cyangwa se baminjiyemo ibisasu nk'uko babigenje ku munsi w'ejo, ariko nyuma y'uko rwose bidoze bakarasagura ibi bisasu bigiye bitandukanye, M23 nayo iravuze iti reka tubereke ko twebwe ibyo bintu muba murimo atari ako kajagari tuba turimo. So rero reka dutumire Magashi adufashe rwose gusasanura izi nkuru. Ariko hari inkuru nabagejeje mu gitondo ndi kumwe na Byamungu y'umu FDR ufite ipeti rya leta na koloneli. Uyu mugabo nubwo babeshye ko aje kurwana hano, burya ngo yarafungiye Kinshasa ngo zari tekinike zo kugira ngo afungurwe. FDR niyo kata yakoresheje kugira ngo imufunguze abashe kuba mu by'ukuri yava mu buroko, kuko ngo nta kindi kintu cyashoboraga kuzatuma afungurwa uretse gufinda cyangwa se kubeshya Tshisekedi yuko ngo ari umurwanyi kabuhariwe. Ubundi ntabwo ari uko mu by'ukuri ari indwanyi, ahubwo ni uburyo bwo kugira ngo abashe kuba yakurwa amabuso.
So ubu tuvugana rero bakunzi ba KD Official, nyuma yuko iyi coalition yiriwe iri kurasa ku buryo bukomeye cyane aho bita muri Sake no mu Kimoka ku munsi w'ejo bakubitiwe, umva imbaraga zo kubabwira ngo bongere kujya kwa divasinga zo ntago bari kuzibona nyuma y'ibyo babonye ku munsi w'ejo. Ejo bahuye n'akaga gakomeye. Buriya mu cyakare twabigarutse kwa Magashi TV ejo mu gitondo cyakare. Coalition ya FRDC yagize itya yohereza drone yo mu bwoko bwa CH-4 za drone z'inshinwa ijya muri area M23 irimo M23 iranabibona ko bayohereje, yoherejwe muri kara gace ka Sake rero igambiriye ngo kurasa ku mbunda za M23 z'umusada zazengereje coalition hariya muri axe ya Mubambiro. Nyuma yuko bahageze rero, nyuma y'iki drone igeze muri kara gace, drone yagiye ifite ikompora ihita rwose inadetektinga aho imbunda ya M23 yo mu bwoko bwa 120 iteretse cyangwa se setinze, iranayishwanyaguza. Mu kwishwanyaguza rero urumva izi drone bazihaye ubushobozi buhambaye aho ikora action inafata video iziripotinga kubayohereje. Coalition irabibona ko mission ibaye complete. Mu kugira ngo rero bahite ngo bafatirana M23, niyo mpamvu mwabonye bahita bapanga ibitero by'ubusazi by'ubwiyahuzi bavuga ngo icyitwa imbunda yabagigize M23 muri kara gace ngo yarashwe. Muri bo kiriya mbunda ariko isenya ku buryo bukomeye cyane ibimodoka ndetse na bya Katyusha bya coalition byabaga bidiplowe inzara muri Sake na Mprito muri Mubambiro na Mugunga, kandi bikica n'abasirikare babo. Bigeze no kwirashisha, murabyibuka izo nkuru twarazikoze, irasa neza mu mese y'abasirikare ba Sadeke hari mu gitondo bari gufata ka breakfast, birangira M23 nayo ibohereje breakfast yayo. Aha rero yimbunda yari yarabazengereje n'umurashi wayo bakomeje kugenda bibaza, barayobewe mu by'ukuri amashuri yiza n'uburyo naho yayigiye, kuko bo barayirasisha. Coalition irazifite za 120 ariko ijya kurasa ikarasa mu baturage, ikajya kwirashisha ikarasinka, nta target bafite. Rero M23 yo yare kuri kompara rimwe rikajyana n'igikorwa nk'icyo yakoze mu kanya. Ibi rero iriya mbunda bari bayirwaye, niyo mpamvu nabo bohereje drone ijya kurasayo. Mu kurasayo rero cyakora cyo ntago M23 yari ifite imbunda imwe hariya. Ndabona umuvandimwe Magashi yabonetse, reka mita muha ikaze twinjirane muri uyu muripuko. Bwana Magashi ndakuramukije cyane kandi ngo ikaze. Wiriwe ariko? Wiriwe neza KD Official, cyogere mu nkuba umwami w'intambara. Umwami w'intambara se ndi Senyere Digere nka Noheli hariya muri Rusange koko? Kareka mukaje abantu bwe ngo ngiye hasara ubwo ndi mbukane. Mbukane ariko namuburiye irengero. Hari operation mbukane ngo aherutse kwica umuturage hariya. Arangije rero ubwo ngubwo niba baramuhaye ikiruhuko simbizi. Mbukane yirirwa bica abantu hariya yarabamaze, abo tumenya ni bake hariya arica gakiza. Hanyuma rero usanze ndi muri operation yakozwe n'intare za Sarambwe, mbibutsa ibyiriya mbunda ya 120 yarashwe ku munsi w'ejo na coalition. Yamara ikihenda ko ngo ikibazo cyakemutse ikataka buhumyi. Nibyo nari ndiho ndisobanurira cyangwa se nibutsa abakunzi ba KD Official, kuko kwa Magashi TV twe twabigarutseho. Ariko uyu munsi Magashi abantu biriwe bari muri Kanyabayonga ntago bigeze bamenya sharing ziteye ubwoba ziriwe ziri hariya muri Sake na Kimoka na Mushaki. Nukuvuga ngo nyuma yaho M23 ikoreyemo mu buryo bukomeye cyane coalition ya FRDC ndetse na SAMIDR cyangwa se Sadeke. Babyukanye umujinya aho bashaka kwihorera ku bubi na bwiza, ariko buriya ngo ushobora gusurana umujinya warangiza ukagira bya bintu. Oya umujinya urakubitisha ni ihame. Umujinya urakubitisha, abo bibwiye yuko ngo ari wenda bose bari bize kurikije ibibazo bahuye nabyo ejo, ariko urumva ni kwa kundi bagenda bagatereka ibimunda hariya bagahuragura kugira ngo berekane abaturage yuko nyine barinzwe, bari ku bantu bazi kurasa.
ariko mu by'ukuri bagize gutyo ubwo bibeshyaga muri ubwo buryo bakomeza basheringa kirabihorera iravuga iti noneho reka tubereke yuko rero bano ntabwo twari dufite imwe reka rero mbashyiremo yahise ashyiramo rero igiparo rwose baragitwika none aha ni inkuru iri moto iri lateste wagira ngo M23 misiyo bayihaye niyo gushiririza ibimodoka by'intambara bya coalition kuko iki gifaru kirashwe ntago cyari kiri kurwana ntago cyari kigize ute cyari giparitse mu kigo cya gisirikare cya Sadeke hariya muri axe ya Mubambiro niho kirasiwe kirashwe giparitse iyi nkuru rwose bakunzi ba Kedi Official bitewe naho nyivanye muyizere ntago ndi hano ngo mbabeshye ntago ari ubwa mbere wabagenera amakuru ari breaking news bwacya mu gitondo bakaza kuba bayasanga ahandi bwana Kedi nubwo tubere kugira ngo twemeze abadukurikiye ahubwo bo bajye bakurikira ibyo tubagezaho abajya bajya gutya bagatana bakajya kureba ku ruhande uko bimeze no kuba abandi batetse kujya mu rugo ukajya ahandi hari igihe nyine ushobora guhura n'indi itari nziza rero ikaba yakwangiza mu nda rwose. Hanyuma rero Magashi urumva uru rugamba rwa Sake rwababaje coalition bawumiye ntago bigeze batinyuka kwa divasinga uyu munsi ahubwo nyemerera dukomoze gato kuri ritangazo Sanidafu gisirikare cya Afrika y'Epfo gishize ahagaragara kivuga ko ngo abasirikare bacyo ngo bakomerekeye mu rugamba rwa Sake ku munsi w'ejo buriya barakubwira ngo nukubitibuye mu gihuru ukumva ari ikibwejuye uzamenye ko ari cyo hamije Sanidafu iravuga iti nta abasirikare bacu 13 bakomerekeye ku rugamba bose twabashije kubageza mu bitaro bari kwitabwaho n'abaganga ati nta musirikare wacu wapfuye nta nuwo M23 ifite ati kindi turakomeza kwatsumira kuri M23 gira icyo utangariza Sanidafu mu Giswahili ndabizi neza ko Sadeke harimo n'abavuga Igiswahili ntashaka kuvuga bari bo wende Giswahili ho bacyumva bakazashira no mu ndimi z'amahanga zindi ariko kuri kukajya hagaragara bimeze biti bya Sadeke ku munsi w'ejo muri rugamba rwa Sake. Wapenzi wasikilizaji wa Kedi Official, tunaomba tuwafikie habari ya kifo cha askari dhidi wa 8 waliouawa kutoka Sadeke pale East DRC. Wakati walikuwa wameadvance, wakati walikuwa wanajua kwamba wameharibu ile silaha ambayo ilikuwa inawapiga, hata wenyewe wakajihami wakaadvance moja kwa moja wakakuta ambush ya M23 moja wakawafagia. Sasa naomba watu wote wasikie, inawezekanaje kupiga kuharibisha kupiga na kuharibu zile gari za vita au vifaru vifaru 5 kuchomwa na vifaru vingine 2 kutekwa matekwa pamoja na magari 2. Inawezekanaje South Africa wanaweza kusema kwamba hakuna askari ambaye amefariki au ambaye ameshikwa matekwa au ambaye yuko mikononi mwa M23? Inawezekanaje watu ambao wanaweza kufanya analysis kwa hii mambo ya vita? Naomba tufanulie vizuri. Ngira ngo rwose tugenekereje hano Magashi arakubwira ati bishoboka bite ko mu bifaru 5 cyangwa se ibimodoka by'intambara 5 bitwikwa ntihagira umusirikare n'umwe upfa noneho hagakomereka 13 bose ukabona n'uburyo ubakorera ngo ubavana ku kiwanja cy'imirwano ukabajyana mu bitaro bishoboka bite hafashwe watwitse ibifaru bingana gutyo ugafata n'imodoka zindi zigera muri 2? Ibyo ngibyo ni ikibazo gikomeye cyane ntekereza ko ari ukujijisha nyine ariko bimwe byo kubeshya mu by'ukuri ni ukujijisha. Sadeke urumva nawe kare twabaye kumozaho aho twavuze ko rwose Sadeke yari imaze igitagaragara muri advance mu ntambara aho rero igirira kikavuga ngo reka twadvancing dufashe Gisekedi byagize gutyo bibata kuwa amazi ndetse baratakaza mu buryo bukomeye cyane. Ikindi cya kabiri ibi bihugu biri muri Sadeke byose
bifite gahunda y'amatora mu minsi iri imbere. Ikindi cya kabiri, uri nka SAMIDRC ntabwo wabona nk'uburyo Marema aba yanditse avuga ati nababwiye ko izi ngabo zishobora kurinda umurima w'amashu, ngo nawe ujye kwemera ko hari abasirikare baba batakaje ku rugamba. Ikindi cya kabiri, twakomeje tubwira abadukurikiye ko mu by'ukuri ko M23 twagiye tubona uburyo bagiye berekana za mateka zitandukanye mu bihugu tuvuge nk'u Burundi, bakerekana na FDLR n'abazarendo na coalition, kubera iki batigeze berekana abafashwe mateka bo muri SAMIDRC. Niki ubu buryo abanga bagomba guhakana ko nta kibazo na kimwe bagize, ko bakomeje kare, ariko ibijyanye n'urupfu muri Afurika y'Epfo ntabwo bimeze nk'i Burundi, aho umusirikare apfa ntibabimenye, aho bamaze gushira abasirikare barenga 10,000 bikaba byarananiwe kumenyekana mu gihugu cy'i Burundi ko abasirikare babo bashize. Za Afurika ho bigomba kumenyekana byanga bikunda, zaba inkomere zizamenyekana, baba bazamenyekana, gusa amateko zo ntabwo zizamenyekana kuko nayo mutenzi ntabwo igishaka kuzigaragaza. M23 bitewe nuko South Africa ikomeje kugenda yihisha inyuma y'ibi binyoma by'abakongomani nayo ikabigenderamo, yakoze umuti gashira mu South Africa hariya akatubwira ikizuru. Jewe ntabwo nzi politike y'ubuzo zirimo kugera muri iyi minsi, kuko no kuba twaragiye tubona abandi baca mu bitangazamakuru abakomeje cyangwa bafashwe ku rugamba. Yewe nawe tubiziranyeho neza ko hari matekwa n'ubundi z'abasadeke zafashwe na M23 n'ibizungu birahari. Kuba rero badashobora kubishyira hanze harimo impamvu zihambaye za politike na diplomasi muri aka karere. Nakubwiye ko aricyo cyatumye Ramaphosa afata umwanya akaza i Kigali akavuga ati ntabwo nari mbizi ibintu bimeze, sinarinzi ko abo nshyigikiye ari bo bamaze abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda, sinarinzi ko abo nshyigikiye ari abagome bigeze kuri aka kageni. Kubera iyo mpamvu reka njye no kongera nsaba imbabazi ku bantu baza amateka ya hano, ajya gusaba imbabazi Kamara muri Uganda. Ashatse ibyo kuba yasaba abasirikare bafashwe matekwa afande Muhoza, aravuga ati ibyo bintu ntabwo bindeba, uzabivugane na M23. Ariko bivuga ko amananiza yandi yari arimo yari uko rwose bagomba guhambira bagasubira mu bihugu byabo basadeke kugira ngo babahereze matekwa zabo. Ni condition M23 yari irimo ibahereza. Ubu rero uribaza mu gihe ibyirindiro bari bafite byabahaga mu y'agaciro byaba barabyambuwe na M23, harakurikira wiki mu gihe none barimo barwana nkaho nta nicyo barwanira. Ariko twirikiranye ko amabuye y'agaciro muri Kongo ntago ari mu burasirazuba gusa n'ahandi arahari, akaba ariyo mpamvu rero bakomeje gushaka kurwana. Ari naho nibutse abadukurikiye ko mu ikamyo yafashwe ejo hari harimo drone ya South Africa, ya drone ntoya ariko igira irasa amakompora 2 yonyine. Ya drone ya South Africa zimwe zaje zakabirijwe yari irimo muri za kamyo M23 yacakiye z'ibikoresho. Birumvikana cyane, wenda tuzakomeza kugira umwanya wo kubisesengura ibyo kuba SANIDAF cyangwa se izi ngabo za South Africa zidashaka kwemera ko zaneshejwe n'inyeshyamba. Mu by'ukuri zari zarabwiwe ko ngo ari inyeshyamba ngo zoroheje cyane. Urabyibuka abatizedi bavuga ko baje gukora amateka ngo bagiye kwisubiramo ngo urabyibuka cyane, ariko bagiye bagarika, ubushize baragaritse, n'ejo bagaritse, n'uyu munsi bagaritse. Dusimbukire Kanyabayonga tunagana ku musozo kuko ni update. Urumva ko ntarwo ndi muri studio za Kedi Official zenyewe, ngira ngo uyu munsi wa none Kanyabayonga niho hiriwe rwose herekejwe. Twavuga ko baroro zose ziri muri Kanyabayonga kuko Kanyabayonga iriwe yabaye Kanyabayonga maga. Uyu munsi Kanyabayonga rero wenda nugushyiraho akadomo, nibwo uwitwa afande Wiringoma n'umuvugizi wa M23 yemeje ko ngo birukanye aduyi ku buryo buri officiel muri Kanyabayonga, kakaba ari agace kegereye gaherereye muri Rucuro. Bwana Magashi, inkuru irimo ni yuko ingabo za cyangwa se coalition iri kugenda itemagurira ibiti mu muhanda, iri gufunga imihanda. Gira icyo tubwira kuri Kanyabayonga ni ropuri tactique FARDC yadukanye, urukuyumva utedi? Urakoze cyane Kedi. Kanyabayonga, icyambere Kanyabayonga igiye guhemuza ingabo n'abayobozi b'ingabo muri FARDC, nicyo cyambere.
aho abaturage ubwabo bifatira ku gahanga ziriya ngabo ngo zirenga 20,000 zari ziherereye muri za Kanyabayonga, ari Kanyabayonga yabaye tumbi kubera ko twari twamaze kumenya amakuru y'uko bakizigenza bamaze gukora withdraw. M23 ikamara igihe iyizenguruka yose kugira ngo ibashe kudestroyinga cyangwa gushwanyaguza ibikoresho bya Duyi ndetse no kumara wa Duyi. Aho rero ni ukuvuga Kanyabayonga twibutsa dukurikiye ko Kanyabayonga isobanuye ikintu kinini, kuko Kanyabayonga ni ihuriro ndetse ngo ni irembo rijya kwa shitani kubera amateka Kanyabayonga ifitweho. Ati gute rero ni ukuvuga ngo abaturutse za Butembo na za Beni baza Kanyabayonga, abaturutse za Gisangani bakaza Kanyabayonga, hagahurira iyo mihanda ari nako hahurira abacuruzi batandukanye mu ngeri zitandukanye. Rero impamvu bavuga ngo ni ku irembo ry'urupfu nuko ari ahantu iteka ryose ngo hayibunze ikintu cyitwa sida yo muri Somalia, my friend. Hari sida hariya y'igikoko. Niyo mpamvu irembo ry'urupfu yampaye. Ntabyo waruzi? Nta makuru nari mfite kuri icyo kintu. Mu by'ukuri Kanyabayonga bashyizeho force ziremereye, bashyizeho ibikoresho biremereye, baragiye bagenga ngome, nyuma yaho birukaniwe Kibirizi na Gikuku ndetse na Rwindi. Kanyabayonga rero niyo bashyizeho ubwenge n'umutima n'iki, kuko urumva isa nkaho iri hagati na hagati. Ni nka kuriya ubona n'ubundi M23 kuva yageze Numbi niwumva ngo yicaye hejuru muri Nyabibwe, ubumenye ngo tayari Kongo izaba irangiye, kubera ko n'ahantu hari strategique mu buryo bw'intambara bukomeye kandi hasobanura, kuko ni hagati ubugiye kwinjira mu zindi ntara zigize Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri rero nyuma yaho twebwe tubiziranyeho jye nawe yuko M23 kubwo gutinda kwinjira muri centre nk'uko abantu babishakaga, kuko twavuze ko yabaye tombe barabihakana, ariko munsi bikaba intambara noneho yabereye muri centre. Wabonye uburyo ibifano byasohokaga muri centre, ariko ntabwo bari bazi ko imbere aho bita za Kayina na za Kirumba aho ngaho M23 yari bategereje. Ariko nanone niyo mpamvu baje kugenda batemera ibiti mu nzira kugira ngo kuko twibutsa abadukurikiye ko hari ahantu ari hanini ni hagari cyane. Niyo mpamvu bigeza ko M23 yabakurikirana n'ibifaru cyangwa n'imodoka z'intambara bakabafata. Niyo mpamvu bagiye batemera ibiti mu nzira, kuko nta kindi kintu basigaje. Kabundi numbaze ngo agiye kujya he? Yewe mbega amarira agiye kuba muri Kongo. Reka uzurebe barabyuka abakozi baba muri wino bandiki. Mu kanya hari itangazo abakongomani bandika, uzi ibintu bari kubrekinga bwa bunyamakuru bw'iwabo ngo la coupe du monde. Iyo batangiye kwandika siporo ujye umenya ngo bahumiye babuze icyo bavuga, noneho bajya kujijisha abantu bakandika ku igikombe cy'isi kizaba muri 2026. Nico bari kwandikaho gusa, bari kwandika kuri Leopard du Congo. Ntubabaze iby'urugamba bitewe n'uburyo bagize esheke ikomeye cyane muri Kanyabayonga. Rwose inkuru ibinyamakuru byo muri Congo utabitegerezaho izindi nkuru, ni siporo barimo. Rero ku rundi ruhande ngira ngo Magashi wabonye amavideo ingabo yatsinzwe baherukaga kuyibona. Yebaba we yatereye imbunda ku rutugu. Batsinzwe we. Mbega FARDC, mbega intera hamwe, mbega imigambi y'abagome ngo Uwiteka arayimerizamo bunguri we. Mbega igisebo cya leta ya Kongo n'intera hamwe, mbega igisebo cy'abazungu bashyigikira jenoside, mbega igisebo ku bantu bagiye batanga imisanzu kuri FDLR n'ubugome bw'abanyekongo. Bene wabo bavuga ikinyarwanda, ariko Imana yabashyize ku karubanda maze iremera, maze imbaraga M23, maze Imana irayibwira iti genda ndabaguhaye bose uyu munsi bafiteho ububasha barya nk'imitsima. So Magashi rero ni update, reka ngushimire cyane rwose, kandi rwose ndabizi neza ko ku munsi w'ejo tuzaba turi kumwe. Hari inkuru nifuza ko dukora ku mashusho. Giruze mutaramu ikora my friend. Sawa, ibihe byiza kandi ijoro ryiza muvandi cyane na wasalimia wose. Okay. Ngayo nguko rero mwenyewe Magashi ari hatubwira ukuntu rwose Imana yagabije M23 kara gace cyangwa se kira gihugu cya Kanyabayonga, nyuma yuko rwose urugamba cyangwa se FDL zarigize akara kagiye muri iriya axe ndetse n'abazarendu byaje kurangira M23
rwose ibashe kuba yabirukana muri kara gace, kuko amakuru dufite aremeza ko reka dukotinge inkuru rwose y'ikinyamakuru cyo kuri Bwiza ivuga ko umutwe wa M23 biciye mu muvugizi w'igisirikare cyawo ni bwana Wiringoma yemeje ko wirukanye ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gace cyangwa se mu mujyi wa Kanyabayonga wo muri teritwari ya Rucuro. Lieutenant Colonel Wiringoma rero mu butumwa yahaye umunyamakuru wa Bwiza nyuma yo kumubaza niba M23 ari igenzura Kanyabayonga, yamubwiye ko mu magambo ye ati twirukanye umwanzi tumugeza kure hashoboka. Numva ko rero amakuru avuga ko kandi mu ijoro ryakeye aribwo M23 yigaruriye Kanyabayonga nyuma y'uko ingabo za leta zari zimaze guhunga muri uyu mujyi. Kugeza ubu rero uruhande rw'ingabo za leta ya Kongo ruracyatsimbaraye kuvuga ko ingabo zarwo arizo zigenzura aha hantu. Icyakora cyo mu by'ukuri nk'uko tubikesha ikinyamakuru cyitwa Politico gikorera mu kwaha kwa leta y'Kinshasa, mu mwanya washize cyari cyanditse ko FARDC yavuye muri Kanyabayonga mbere yo guhindura imvugo. M23 yemeje ko ariyo igenzura uyu mujyi mu gihe hari hashize iminsi itandukanye cyangwa se 3 irwanira mu nkengero z'uyu mujyi ndetse igundagurana ku buryo bukomeye na coalition ya FARDC. Birumvikana ni za FDL dora tubabwira, na Bazarendu, ni Sadek nyine n'abandi benshi bagiye batandukanye, abanyaromania wina group na Black Water, bose barimo bararwanya M23 abanyagihugu b'abakongomani muri rusange. So uko niko byiriwe rero bakunzi ba Kedi Official, mu nyemerere rwose mpinira ahangaha, ahubwo mu gitondo nze kubagezaho ripoti y'uburyo urugamba rwari rumeze muri Kanyabayonga ndetse na hariya za nuza muri Masisi, y'uburyo ni kuri aya makompera biri basheringa. Ikindi agace ka Numbi nyamuneka ntabwo kari kafatwa na M23. Amakuru mperuka amasaha y'isa 9 ashyira saa 10 drone yanjye iri hariya neza Numbi yambiraga ko hakirimo FDLR, hakirimo Abazarendu, hakirimo n'Abarundi, nta FARDC irimo. Ariko impamvu FARDC itarimo nuko M23 yamaze kwinjira muri aka gace, ariko bitari byaba mu buryo bwa officiel ngibe yajya ku misozi iri strategique. Ariko drone yanjye kambwira iti M23 yahageze. Murabizi neza ko FARDC ihunga mbere w'igihe, ariko Murundi, FDLR ndetse n'Abazarendu baracyari muri Numbi. Nifatwa Kedi Official tuzabibabwira. So mukomeze mushyigikire Kedi Official, yaba mu gusharinga video zacu, yaba mu kugurira drone zacu icyo bita igitoro cyangwa se ka mazutu, kugira ngo bagere kuri tele barebe uko situation imeze. Ubundi natwe tuze turipura inkuru zifite fact nk'iyi nkuru yahariya muri Mubambiro ibashe kuba muri uyu mugoroba. Ntabwo wayiripura udafite drone ityaye cyane ngo igende irungurukemo imenye ngo nibiki bibaye. So bakoze Kedi Official tuzasubira ku munsi w'ejo, no mutala mwanyu leta ya Kedi. Bye bye.